Ndakwakiriye wowe udukurikiye kuri Maka Justin Family TV mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasiro bwaryo ndetse no hagati. Uyu munsi ngiye kubabwira ku mateka y'umuntu umwe mu bakunzi bacu waciye inbox aramutusaba ko twazamubwiraho, niyo mpamvu ngiye kumubwira ku mateka yiwe uyu munsi. Ntibibagirwe gukora share, subscribe. Nimba hari n'ikibazo ufite cyangwa nawe hari undi wifuza ko twazakubwiraho, ujye munsi wandike muri komenti tuzagaruke tukubwira, cyangwa se unanyura inbox nabyo ntacyo bitwaye, tuzagaruka tumukubwiraho ubutaha mu nkuru izakurikiraho. Ni umugabo uzwi kenshi cyane, wagarutsweho kenshi muri Bibiliya, uvuga inshuro 39 zose. Ni umugabo wabayeho ari umunyembaraga, ni umugabo wabayeho afite byinshi wowe ubwawe utatekereza ko byashobora undi muntu uwo ari we wese. Ni umugabo wari ufite imbaraga yakuraga mu musatsi. Ni umugabo wabayeho akora bimwe umuntu uwo ari wese atakora. Ni umugabo uvugwa inshuro 39 muri Bibiliya. Ni umugabo wabayeho ari umucamanza w'Abanyayisiraheli. Ni umugabo wabayeho ufite ibigango, ufite n'imbaraga buri wese atatekereza cyangwa atakagize, utarazigira no muri iyi si. Nawe wakumva ba Putin, ba Trump ndetse n'abandi batandukanye, nteka ko nta wakwigereranya nawe. Ni umugabo wabashije kwica intare y'imfizi, ayica ari nzima. Iyo mvuze imfizi benshi murabyumva, ubwo ni intare y'ingabo. Arayica, ayasamura umunwa, arayirangiza. Ni umugabo wabashije guhiga imbwebwe mu Kirundi cyangwa se ibirura mu Kinyarwanda 300 byose arabirangiza. Ni umugabo wabashije guhirika inkuta z'inzu cyangwa se z'urusengero, arazihirika, urusengero ruragwa. Ni umugabo kandi wabashije kwirahira abantu 3000 bose arabarangiza, nta numwe uvuyemo. Uwo mugabo uri kwibaza ngo ninde? Mbahaye ikaze, ntimujye kure kuri Maka Justin Family TV. Samson mu Cyarabu cyangwa se muri Korowani, Shamirun Alinazar mu Kinyarwanda ni Samson, muri Bibiliya ntagatifu ni Samson, ndetse no muri Bibiliya yera ni Samson. Ni umugabo uvugwa inshuro 39 muri Bibiliya, akaba ari umugabo uri mu bacamanza. Uzasome guhera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 16, uzabona byinshi bitandukanye. Samson ni umuhungu uvuka kwa Yakobo, akaba umwuzukuru wa Yakobo uvuka ku mugabo witwa Dan. Benshi mwagiye mwibaza mukumva ni ibintu bitangaje, bamwe bakavuga ko atanabayeho, abandi tukemera ko yaba yarabayeho tugendeye ku mateka ya Bibiliya iduha. Ni umugabo uvugwa ko yabashije gukora ibintu bitangaje bisaba imbaraga. Ivuka rya Samsoni ryahanuwe n'umumarayika wavuze ko azavuka. Akimara guhanura ko azavuka, abwira nyina ko abujijwe ikintu cyose cyerekeranye n'ibintu bisembuye byo kunywa. Samsoni abuzwa ko atazigera akatwa umusatsi kugeza igihe azakurira. Niko byagenze. Samsoni yaravutse rero nkuko mbikubwiye, avukira i Nazareti, ubu ni muri Palestine. Amaze kuvukira muri Nazareti, yabaye umucamanza w'Abayisiraheli imyaka myinshi. Samsoni yaje kugira igihe nk'abandi basore bose yagombaga gushaka umugore agashyingirwa nkuko byahozeho na n'ubu bikaba bikiriho. Samsoni yashatse umugore wa mbere, baza kumutwara. Nyuma yo kumutwara umugore we, Samsoni yarababaye cyane. Samsoni avugwa ko mu bagabo bababajwe kuri iyi si n'urukundo nawe wamushyiramo. Yaje kubabara maze kwicwa n'agahinda, gusa arongera arabyuka, aza kumenyana n'undi mukobwa bitaga Delila, uvuka mu gihugu cya Isiraheli mu bitaga Abafilisiti. Abafilisiti rero barabanzi cyane, bakaba banzi bakomeye ku Bayisiraheli cyangwa se ku bwoko bwa Samsoni. Abafilisiti bamuhaye Delila bafite umugambi wo kuzamwica bakamurimbura, cyane ko bari abanzi ba Samsoni. Amaze kubana na Delila rero, nk'umugore wese cyangwa se nk'umugabo wese, babitsanyaga amabanga kandi nta na kimwe bahishanyaga. Samsoni yaje kugushwa mu mutego na Delila, amusaba ko yamubwira aho imbaraga akoresha azikura. Samsoni yabwiye Delila ko imbaraga ze ziba mu musatsi, ko mu gihe yaba adafite uwo musatsi, iki gihe nta muntu utamushobora, niko nabivuga. Yabivuze we azi ko ari umugore abwiye kandi ari ibanga azamubikira. Nkuko nabikubwiye rero, umugore ntago yari yagiye agamije yuko bazabana cyangwa bakubakana. Ni umutego yari yagiye ari nk'umuteguro cyangwa se ari nk'amaneko bariko mbyita by'iki gihe. Amaze kumubwira aho imbaraga ze ziri, umugore yabibwiye bene wabo.
umunsi umwe samusoni aryamye umugore aramuguyaguya mugusha neza arasinzira. Amaze gusinzira samusoni yamuhamagarije abantu baraza bamukata wa musatsi. Nyuma yo kumukata wa musatsi nta kindi cyakozwe, baramuboshye. Urabyumva neza ko ibyo bashakaga cyangwa se ibyo bifuzaga bari babigezeho. Baramuboshye bamukuramo amaso bajya kumufungira ahantu mu rusengero, akajya bakorera imirimo y'amaboko n'ibindi byose bamukoresha nk'igikoresho cyabo, ariko wa musatsi ntawe agifite, bivuze ko nta mbaraga zihagije cyangwa se nta mbaraga zo kubarwanya yari agifite kubera kumena ibanga. Wakwibaza ngo nyuma byaje kugenda gute? Nuko nabikubwiye, Samusoni ko yazize urukundo cyangwa se yaje gupfa azizigambanirwa n'umugore. Samusoni yakomeje gukora ya mirimo y'amaboko nakubwiye mu rusengero, ayikora kenshi, nyuma aza kujyaho yibaza ibyamubayeho biramucanga. Niko gupfukama yambaza Imana, arasenga cyane aboroga nk'uko tubisanga muri Bibiliya, asaba Imana avuga ati Nyagasani uzansubiza imbaraga zanjye. Ni nk'imbaraga nkeya cyangwa se navuga ko uwo Nyagasani yasengaga yamwumvishe, yaje kumuha imbaraga abasha kurwanya babagabo, ahirika ibikuta by'inzu cyangwa se by'urusengero bari barimo. Rwa rusengero rubagwaho bose uko bari bahari, Samusoni apfa ajyanye n'abo bantu. Amateka ya Samusoni arangira atyo, birangira Samusoni apfuye azize Delila. Benshi rero bakunda kuvuga bati umugore si umuntu, ibiki n'ibiki, ariko byose naho byavuye. Niyo mpamvu bavuga ngo umugore muri Bibiliya arakaze, kandi na n'ubu na n'isaha umugore arakaze. Samusoni yazize umugore, yari afite imbaraga zihambaye, bivuze ngo umugore ntacyo atakora, nta n'icyamunanira yabishatse ko na Samusoni yaramushoboye. Rero Samusoni nuko byagenze. Ntiwibagirwe gukora share, subscribe, ndetse nakubwiye ngo nimba ari n'undi wifuza ko nzakubwiraho ubutaha, ujye hasi wandike muri comment. Mwakoze mwabanye nanjye uyu mwanya wose, ndabashimiye, murakoze cyane. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha.